irangaruye yungaruye nkarara etandebe yungaruye nkarara ejo buningata. Kenshi tujya twumva indirimbo za kera aho usanga amwe mu ma orchestre cyangwa abahanzi baririmbaga ahanini byabagaho mu muryango nyarwanda w'icyo gihe. Uzasanga henshi bararirimbaga indirimbo bakazitirira amazina y'abantu, ukumva indirimbo bayise Kaberuka, Hadera, Carolina, wanje dushaka Imana yatugene kandi nitugerayo tuzabaho neza. Eliza n'izindi nyinshi. Eliza chérie ndagukunda pe. iragakara n'umukara ni wewe Etandebe Mu kuririmba izi ndirimbo kenshi wasangaga hari igihe igitekerezo cyo kuzihimba cyarabaga gishingiye ku nkuru mpamo, nk'umuntu yakora agashya kadasanzwe bakamuririmbaho. Ibi byaduteye kuzajya dukomoza ku mateka ya bamwe mu baririmbwe muri izo ndirimbo za kera, usanga twarakunze twishimira, bikadutera kwibaza ukuri ku by'abo bantu baba bararirimbweho icyo gihe n'utwo dushya baba bavugwaho. etandebe Tugiye kugaruka ku mateka ya Nyirabasare wo kuri Base waririmbwe n'impara muri iyi ndirimbo. Bati Nyirabasare kuri base yahetse umwana mu ngutiya, yakwetse umwana mu ngutiya, umugabo wawe ari mahariho, umugabo. aha impara zaririmbye Nyirabasare zivuga ko yahetse umwana mu ngutiya ataye umugabo we wari umwarimu. Iyi nkuru yari impamo kuko uyu mukecuru uherutse kwitaba Imana mu mwaka w'ibihumbi 2018 kera ubwo yari ari kumwe n'umugabo we ngo baraserereye, maze Nyirabasare ararakara cyane ata umutwe arahukana, ariko mu kuva mu rugo yagiye asa n'uwabaye nk'umusazi, nuko afata umwana bamuheka mu ngutiya atabizi, arara rwantambi mu ishyamba. Nuko ababikubise amaso nyuma yabwo barumirwa, abiciro ry'imigani kugeza ubwo impara nazo zimuririmbye. Wabonye naramwa magana, agiye wabonye naramwa magana, asubiye wasanga yaraharitswe. Tambuka neza utanyerera, maze wanyereruka mu imbavu. Inkuru mbarirano iratura. Aha tugiye kumva ijwi rya nyakwigendera Nyirabasare wo kuri Base yavuze ataritaba Imana mu mwaka w'ibihumbi 2018, yarivuze mu mwaka w'ibihumbi 2016, ahamya ko impara zaririmbye mu ndirimbo koko ari we. Mu kubihamya yatangiye aririmba ya ndirimbo. Nyirabasare wo kuri Base yahetse umwana mu ngutiya, kandi umugabo wari umwarimu, kenyera neza tukubone. Bamuhaye amafaranga ngo ajye ku isoko, agezeyo maza kuri inyama, ageze umugabo aramwirukana, agiye wabonye naramwa magana, agiye wabonye naramwa magana, asubiye wasanga yaraharitswe.
nabonye Imana inkura mu rugo iranyereza mva mu rugo kandi n'impetse n'umwana ntacyo yabaye ariko njyewe narapfuye mu rugo navuye mu rugo meze nk'igihuguhugu gusa kandi ndara mu ishyamba naraye mu ishyamba ndi kugenda mbona ntacyo abaye abantu mu gitondo baraze kunshaka nuko barantarura mu ishyamba tambuka neza utanyerera maze wanyerenuka mu imbavu so wakubyaya kababara yuko waguheza agashahura. Nyirabasare akiriho yabajijwe uko abifata iyo yumvise iriya ndirimbo yaririmbweho, maze aravuga ati numva mfite ubwoba iyo bari kundirimba. Numva mfite ubwoba ko bari kundirimba. Uwitwa Mukamfizi Afisa wari umuturanyi wa Nyirabasare Rutonde muri Rurindo, dore kwaho ariho Nyirabasare yari yarimukiye aturutse kuri base, nawe yemeje ko koko Nyirabasare waririmbwe n'impara ari uyu. Nyirabasare nkuko tubyumva mu mateka cyangwa twanabyize muri za rado babivuga n'uyu nguyu wo kuri base wahetse umwana mu ngutiya. Umwe mu baririmbyi bageraga kuri 17 bo mu mpara baririmbye Nyirabasare n'ubu kiriho unaririmba mu mpara zivuguruye. Sebigeri Paul uzwi nka Mimira Rose aratubwira impamvu yatumye kiriya gihe baririmba kuri uyu Nyirabasare. Ati kubera ko ngo yaratonganye n'umugabo we, amaze gutongana n'umugabo we asa no arahukana. Yahukanye kwa kundi yari amaze guserera mu mutwe, aho gufata umwenda wo kumuhekamo cyangwa ingobyi, afata ingutiya bariyo yashyira mu muhanda, aheka mu muhanda. Uyu mwana Nyirabasare yahukananye kubera guta umutwe akamuheka mu ngutiya. Nyirabasare avuga ko uwo mwana yanaje kwitaba Imana nyuma gato ataranamwita izina. N'umuhungu yapfuye ntamwise kiburazina, yishwe no kubura hacu umwuka. Nyirabasare kuri base yatumye umwana Mukanduhura Cezari wari uturanye na Nyirabasare mu bice bya base avuga ko Nyirabasare nubwo umwana yahetse mu ngutiya atabayeho, ariko Nyirabasare yabyaye abandi bana ndetse akaba nibuka umwe muri bo. Gusa Nyirabasare akaba yaraje kwitaba Imana nta muntu wo mu muryango baherukanaga, dore ko kuri base hatumye yandika izina yaherukaga mu myaka 45 yari itambutse. Nyirabasare ukuntu muzi ari iwacu mu karere, hari muri komine Musasa, ubu noneho ni mu karere ka Gakenke. Aza kubabyarira umwana w'umukobwa witwa Uwimana, kugeza ubu atuye Kibungo, ariko sinzi niba ari mu karere kayo. bamuhaye amafaranga ngo ajye ku isoko agezeyo maza kuri inyama, ageze umugabo aramwirukana, agiye iwabo nyina aramwamagana. Nyirabasare ubundi amazina ye bwite yari Ayirwanda Monique, akaba yaritabye Imana azize uburwayi ku itariki 3 Gicurasi mu mwaka wa 2018 aguye mu bitaro bya Kibagabaga. Yari asigaye atuye mu karere ka Rurindo mu murenge wa Shyorongi, akagari ka Rutonde. Akaba icyo gihe yaritabye Imana ari hagati y'imyaka 90 n'ijana y'amavuko.
gusa undi mwihariko wa Nyirabasare waririmbwe muri ino ndirimbo y'Impara, abari bamuzi ndetse n'abari baturanye nawe bavugaga ko yakundaga gusenga. Iri ni ijwi rye cyo muri 2016. Nyagasani Nyirimpuhwe, wibuke yuko ntawe ugeze kumva ko wasubijwe inyuma guhungiyeho, aragutakambira ngo umurengere umusabire. Icyo gituma nkwizera, ndakuganyira nkuganyira, umpagarareho yuko ndi umunyacyaha. Mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ujye ubyiteho. Aha Shyorongi yarahamaze imyaka 45 nyuma yo kwimuka kuri Base, aho yarazwi cyane ndetse banamwitiriraga, bikaza gutuma aririmbwa biturutse ku gashya yiyemerera yakoze ubwo yahukanaga yaserereye n'uwari umugabo we, agaheka umwana mu ngutiya yibagiwe ko hari ingobyi. Nabonye Imana inkura mu rugo, iranyereza mva mu rugo, kandi n'impetse n'umwana ntacyo yabaye, ariko njyewe narapfuye mu rugo. Navuye mu rugo meze nk'igihuguhugu gusa, kandi ndara mu ishyamba, naraye mu ishyamba ndi kugenda, mbona ntacyo abaye. Abantu mu gitondo baraze kunshaka, maze wanyereruka muri mbavu, so wakubyaya kababara, yuko waguheza gashambura, yuko waguheza gashambura, uwagukunza kiyahagura. Ngayo nguko amateka ya Nyirabasare wamenyekanye mu ndirimbo y'Impara. Mu biganiro bindi bitaha tuzagenda ducukumbura amateka y'abandi bantu bamenyekanye mu ndirimbo za kera zaririmbwe n'ama orchestre n'abahanzi bo hambere, dore ko kenshi wasangaga inkuru zivugwamo ari impamo. Munyemerere duhinira aha. Njye wakusanyije aya mateka nitwa Christophe Wizeye. Tuzasubira ubutaha. Nyirabasare kuri Base, yatumye umwana kuri nyina, erega mawe ndaharitswe, nta mukobwa udaharikwa, nta mukobwa udaharikwa, keretse uwasize akoze ishyano. Nyirabasare kuri Base, yahetse umwana mu ngutiya, yaguhetse umwana mu ngutiya, umugabo wawe ari mwarimu, umugabo wawe ari mwarimu, so bukwa kabakomereza. Bamuhaye amafaranga ngo ajye ku isoko, agezeyo maza kuri inyama, ageze umugabo aramwirukana, agiye iwabo nyina aramwamagana, agiye iwabo nyina aramwamagana, asubiye iwe asanga yaraharitswe. Tambuka neza utanyerera, maze wanyereruka mu mbavu, so wakubyaya kababara.